Betty Vlog One. Mwiriwe muraho nk'ibisanzwe ni Betty. Ndagushimira wowe tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'amazina 15 amazina twasabwe n'abakunzi. Ushobora kuba utaradusabye rimwe muri aya mazina ariko nawe wari ukeneye kugira ibyo urimenyaho. Ntucikwe. Nk'ibisanzwe turahera ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 15 turasanga izina Vanessa. Ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye ikinyugunyugu. Naho ku mwanya wa 14 turasanga izina Kilon. Ni izina ryakwitwa umuhungu cyangwa se umukobwa rikomoka muri Irelandi, rishobora no gukomoka muri Irani, rikaba risobanuye ubwiza cyangwa se umwiza, rishobora no gusobanura ubuntu, aho rishobora no gusobanura intambara. Ku mwanya wa 13 aho dusanga izina Hope. Hope ni izina wakwita umukobwa cyangwa se umuhungu, rikomoka mu bihugu bikoresha Icyongereza, rikaba risobanuye ibyiringiro cyangwa se icyizere. Ku mwanya wa 12 turasanga izina Ola. Ola ni izina ry'abakobwa rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye igikomangomakazi cya zahabu. Rishobora no kugira rigenzi ryaryo bisomwa kimwe. Ola izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini, rishobora no gukomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye usenga, rishobora no gusobanura urumuri. Ku mwanya wa 11 turasanga izina Charles cyangwa se Charles. Ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umugabo wibohoye. Ku mwanya wa 10 turasanga izina Zia. Ni izina ryahabwa umuhungu cyangwa se umukobwa, rikomoka ku ijambo ryo mu Barabu dia, rikaba risobanuye urumuri cyangwa se umucyo, rishobora no gusobanura ubwiza. Naho ku mwanya wa 9 aho dusanga izina Samantha. Ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Amerika, rishobora no gukomoka mu Budage, rikaba risobanuye Imana yumvise, rishobora no gusobanura ururabo. Tudatinze kadukomereze ku mwanya wa 8 aho dusanga izina Kendra. Kendra ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bubiligi, rikaba risobanuye kumenya cyangwa se imbaraga za cyami, rishobora no gusobanura imbaraga zitinyitse. Ku mwanya wa 7 turasanga izina Sterling. Ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza bwo hagati, rishobora no gukomoka muri Scotland, rikaba risobanuye inyenyeri nto cyangwa se agaciro, rishobora no gusobanura inyoni. Ku mwanya wa 6 turasanga izina Nessie. Ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rishobora no gukomoka mu Balatini cyangwa se muri Scotland, rikaba risobanuye ikintu cyera cyangwa se gitunganye, rishobora no gusobanura ikinyugunyugu, ryanasobanura umwana w'intama. Kadukomeze no ku mwanya wa 5 aho dusanga izina Kenneth. Ni izina ry'abahungu rikomoka muri Scotland, rishobora no gukomoka muri Irani, rikaba risobanuye umuhungu mwiza. Ku mwanya wa 4 turasanga izina Akisa.
ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buyapani ariko rishobora no gukomoka muri Afurika, rikaba risobanuye ibishimishije cyangwa se ibyiza, rishobora no gusobanura ibyemewe. Naho ku mwanya wa gatatu turasanga izina Diela, ni izina ry'abakobwa rikomoka ku izina ryo mu Barabu Deila, rikaba risobanuye agaciro cyangwa se umwiza, rishobora no gusobanura igikundiro. Kadukomeze ku mwanya wa kabiri aho dusanga izina Bertile, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye umucyo, rishobora no gusobanura kwamamara. Ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina twasabwe n'abakunzi, turasanga izina Jessica, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye kureba cyangwa se kubona. Nimba hari icyifuzo cyangwa se igitekerezo ushaka kutugezaho, ntugire impungenge, twandikire muri komenti, turi hano ku bwawe.